Okay, baha ikaze kuri Vision Mind TV. Uko mubibona ngaha turi mu nkambi Kiziba, turi kuri Bambiro Stadium ku mukino ugiye guhuza Kayenzi FC ndetse na Academy FC. Ni finale. Aha ngaha mpagararanye na kapiteni wa Kayenzi. Baha ikaze bwana kapiteni. Murakoze cyane. Uratangira wibwira abantu amazina yawe. Ngiye ku bantu batanzi nitwa Ngabonziza Claude, nkaba nkinira equipe ya Kayenzi FC. Tukaba twaragize amahirwe yo kugera kuri finale, tugiye gukina turebe ko twatwara ikindi gikombe nk'ibisanzwe. Okay, igikombe cy'ubushize rimwe mwari mugifite, ese ubu ngubu ni iki wabwira abafana, se niki wabizeza mbere ko match yatangira? Ngiye ku giti cyanjye wenda ngiye mfite esprit hejuru nk'ibisanzwe. Yego. Wenda ikintu nabwira abafana umva batwizere cyane, ku bantu bafana Kayenzi ntabwo bazigira bahomba. Okay, tubifurije intsinzi. Tugiye gutangira ngaha. Murakoze cyane. Amagaye bakapiteni kugira ngo baze bagire icyo bumvikanaho kugira ngo umupira kuba kavururu cyangwa se guteza akavuyo ukaza guteza akavuyo ku match igiye gutangira ngaha hagati ya Kayenzi FC ndetse na Academy FC. Umukino wa nyuma ugiye guhuza amakipe yombi. Turababwira ko igikombe cyari kimaze iminsi gitwawe na equipe ya Kayenzi, ariko sinzi niba Academy FC iraza kugira gute, iraza kubemera kubisubiza igikombe. Katuzi kubireba neza, turindiye kapiteni wa Academy nawe kugira ngo agire icyo tugezaho, twumve nawe impumeko afite kuri no match, aho umukinnyi kapiteni wa Kayenzi avuze ati afite esprit. Ndabona President Sofia tuzaniye kapiteni wa equipe ye ari we Irumva, katwumva impumeko afite uko ari kumva umukino ugiye kuhuza nawe n'abakeye babe. Irumva mumeze mute? Felicitation ko mwarageze ku mukino wa nyuma. Nari maze kuvuga ngo ni Irumva, bundi wowe amazina yawe wakwibwira abafana batakuzi? Amazina yanjye ni Irumva Jackson, abantuye mu nkambi ya Kiziba, abandi kapiteni wa Academy Victory. Mwagira amahirwe yo kuzira ku mukino wa nyuma, ni iki wakwizeza abafana ba Victory Academy? Icyo mwabizeza ko ni ikipe ebyiri mugiye guhura na Kayenzi, kandi Kayenzi risanzwe ifite cyane gikombe. Ni icyo wakwizeza abafana ba Victory Academy? Icyo nabwira abafana ba Academy ni uko tugeze finale tubikwiriye. Yego. Kandi ikipe tugiye gukina nayo irashoboye, abo ari ubwa mbere tugiye guhura finale. Ubwo nabwira abafana banjye ko iminota 15 ya mbere igitego kigomba kuba cyabonetse uko byagenda kose. Iki bijeje abafana ba Victory Academy, ubijeje ko mu minota 15 ya mbere muramubonye igitego. Twifurije intsinzi. Murakoze. Sawa. Ngira amahirwe guhura n'umurije ndanga bamwita Pishe Ndegere, n'umuntu w'umurije ndanga kuri kino kibuga ikinege kirekire. Pishe, ni match kwibona gute iyi finale? Finale ni kubona abatoza bose barakaniye, equipe zose zirakaze cyane cyane ni kubona Academy kubera bushize Academy yatsinze Eto mu iyo marushano turimo yari mu match ya majonjora gutyo. Yego. Academy yatsinze kitego kimwe, sinzi niba umunsi wa none nabyo biraza kubikora, ariko ni kubona Kayenzi n'abakinnyi babo bose barahari. Kubona kura bazi n'abana bagukinira imbere yawe, n'abantu bagukure mu maso bakuze bagufana. Ni equipe urwereza amahirwe. Na amahirwe nerezana na equipe yimo kubera nje bose ndabatoza, bose nabahanga. Aho bokele mer ganye uyo waratsinda atsinde, ariko bose nabahanga. Nta mahirwe urayereza Kayenzi, urayereza Victory. Amahirwe menshi nirwereza Victory. Oya uzimamvu nje kuvuga Victory kubera mu bakinnyi nje bakinisha bose benshi bari mu Victory, bakinnyi bo bari muri Kayenzi. Ni kuvuga ngo Kayenzi ni barimeze n'abantu kuntu bari kufunzika kuntu, ariko Academy bose kabisa babonye n'abakinnyi. Equipe y'umujyi herutse gutsindwa ibitego bigera muri 3 kuri 2. Ndavuga ikipe y'umujyi mbona ivinka muri FC ariyo Eto, yetse gutsindwa na Kayenzi. Wabonye nk'umuri Jene cyangwa se ureba football yari umunkampi, byatewe n'iki? Oya buriya niveau ya Kayenzi na niveau ya Eto nagori kimwe. Kubera nabushize Kayenzi yatwaye igikombe cy'amarushano ishize. Yego. Bune kasubiramo tena ikakubita Eto, buriya ndi kuvuga ngo Kayenzi iri hejuru. Ubona biterwa n'iki? Ni kumutoza se cyangwa ni discipline y'abakinnyi? Nago iteye na mutoza na discipline y'abakinnyi, ariko muri bari abakinnyi ba Eto bireba cyane, arimo abakinnyi bamaze gusaza. Uri kumva kandi aba baracari bato cyane. Uravuze bamaze gusaza, kandi iyo umuntu abarebye igihagararo cyabo
abona bose ko ari amageneration ntabwo ari gusaza ya myaka arabo babibushe cyane bakarengera n'abasebwinja n'abandi ni benshi baserije so abonye ukuntu babibushe sinzi ko nabandi bari bafite amamvune bintu nibyo wasanga niyo mpamvu Bo, piche muri Jedire ndaza kugusaba niki niye message wagenera urubyiruko rwo muri ino mwantu niye message wagenera urubyiruko ubona abana bose bari gukora bakina football nta mahirwe tubona kuba abana bacu bajya gukina hanze y'inkampi cyangwa se bakiri mu ma equipe hano asanzwe mu Rwanda niye message wagenera abana kuri discipline ya football ya hano Bo message nyo natanga kuri discipline ya football ya hano ni cyane ni ku bayobozi batukurikiye kubera abana bafite tala yo gukina ariko kibazo ntago bakina kubera na supporting bamo bakinege kitu kya tournoi gusa ukabona nji imisi batafite tournoi ukabona bose bari zagara bitfira hehe ni ubuyobozi se cyangwa ni sponsorship ibura nta mipira nta kintu murushanwa cyane make mbere byose bifurira ku buyobozi nabivuga kubera umuyobozi wacu nagomba kutuvugira imbere ya sere kubera tubonera mipira kuno bivuze kubera rebatana hano turi gukina ni kubera plan ikoze marushanwa ariko buri na equipe ngambi na mupira igira ukabona ngo ni problème financière kadushimire plan international ikomeza kudereza marushanwa dese abana bakagaragaza imana yabo bishaka gushimire rero dukurikirana umupira gwo turaza kureba nyuma match byagenze gute nk'uko mubibonero ngaha kuri Bambiro Stadium ndabona abayobozi mu nzego zigiye tandukanye ndabona Minema ndabona umuyobozi ushinzwe protection mu nkampi Kiziba agiye gutanga amabwiriza ndetse ababwira ati mwabana mwe football ce n'est pas la guerre ntago ari intambara mukine mwishimisha ariko ibintu byo kugira dute byo kuvunana nta birimo tubashimira cyane kuba babatanze uyu mwanya wabo bakaza kureba abana barebera ndetse abana bayobora sorry nabwo gushimirwa ndabona muzehe Minema avuga ati nanjye mumfata agafoto n'urwibutso rw'abana banjye ni ibintu byiza cyane kubona abayobozi begera abaturage ndetse bakavuga ati kadushireho n'ibihembo abana baze kugira ute baze kwishimisha nibyo gushimira cyane rero turebe ko match igiye gutangira barabasuhuza bahereye kuri equipe ya Victory ni ibintu byiza cyane byo kureba rwose ndabona muri Legend Joy kari umutoza wabuze arebera equipe ya Victory aho muze Mbanza yuri indege niwe ubungubu Victory FC yasigaye mu maboko avuga ati bahungu banje mugene mu bikore neza gikombe kijye mu bindi Fredi sawa uko nahoze mbivuga wanyarukira kuri Vision Man TV ukadoreza subscribe ukazureba ibintu byose bigiye bitandukanye byangaha by'imikino by'inkinamico icyo nagusaba kana subscribe ugata comment ugasharinga n'abagenzi bawe nabize ba diaspora menshi mufite amatsiko kuzajya mureba iwanyu ndetse nibyo mwagiye musiga murabona abakenyi n'abagiye gusuzanya match igiye gutangira tubashishikariza kujya mu mashakiro ya YouTube hanyuma ukandikamo Vision Man TV ni televiziyo y'impunzi ni abanyarwanda munyarukira bimuzajya mu biganiro bigiye bitandukanye katrene match noneho gutangira ndabona equipe ya Kayenzi FC ihereye hepfo Victory igiye gukina yerekeza umupira ku mubuga naho Kayenzi igiye gutangira yerekeza umupira ku musozi wa Karongi ndabona refa ariwe Gasongo ari ugiye kuyobora iyi match rwose avuga ati mugere vuba nyuma dutangire umukino ndabona Kayenzi taye yiragize Imana Imana dufashe turebe ko hari icyavamo ndetse ndabona na equipe ya Kayenzi FC nabo bavuga ati nta foto nta cyabaye barimo bafata ifoto y'urwibutso Kayenzi FC nayo iherekeza abakinnyi bayo bari buze gusimbura ndabona bose bamaze gusenga kubera ko twese twizera Imana mahirwe mwese masa intsinzi nziza kabisa tunashimira n'ibibazo byanyu mufite shimira abafana shimira abayobozi bacu mwakoze cyane
Abakoze cyane Blaise kabisa dushinzwe kurinda ihohoterwa rishingiye ku gitsina ndetse tugakumira ihohoterwa rishingiye ku gitsina turarikumira ndetse tukarirandura n'imizi yaryo. Nyaboneka ahantu hose wabonye ahantu hari ihohoterwa rishingiye ku gitsina rikaba ku mwana ndetse rikaba ku muntu mukuru, ugomba nyaboneka kuba ijisho rya rubanda, ugomba kuba ijisho rya rubanda nyaboneka kugira dukore akazi neza ndetse tubeho neza ibyo byose. Abayobozi rero bafungura umukino ku mugaragaro, inzego za minema ndetse n'inzego za sere kabisa bafungura umukino ku mugaragaro twirebera akademi ndetse na Kayenzi. Muri aka kanya rero twaba tugiye kwihera ijisho natwe ibinezeza biri mu mutima rwose twihera ijisho. Amakipe yose yiteguye kuva mu gitondo kare. Kayenzi umusore akatera gasongatera agiye katema akaba afashe nyezamu. Katwirebere rero za radari zo ziri hejuru nyaboneka ba kameramani urabona umukino urakomeye cyane kuri YouTube hariya nyaboneka mu birebe uwo mukino urakomeye cyane akademi ndetse na Kayenzi. Umukino hariya bamukorera ikosa ninde yaguye n'irumva Blaise ndabonye za radari mu kirere za satelite byose nabibonye rwose, sinzi nawe niba wabonye za drone hariya ndabona YouTube yose yafotoye. Uyu ni umukino ukomeye cyane akademi hariya bafate ninde hariya bitonze hariya Kayenzi FC baritonda neza cyane umupira barawurenza hariya ninde hariya mu rubuga hagati agapira gatangiye kitonze ariko mu kanya ari buze gukomera. Nabonye amakipe yombi ari kumaze kwigana ubwenge, amakipe atangiye kwigana batangiye kwigana kugira ngo bamanze bakoreshe ubwitonzi kugira ngo barebe nyaboneka ubukirinda kugira ngo nyaboneka mucishemo sixième essence. Tukubwira ko turi Plan International kwa Murambi ya Kiziba. Ukeneye serivisi zacu dusanga hariya ni hafi muri quartier ya kabiri hariya aho dukorera, ndetse cyangwa se ko dusanga hariya hafi y'ibitaro ukajya kureba SGBV ndetse tukajya kumureba hariya ku bitaro n'indi hariya nyaboneka Saidi arakoze cyane. None umupira watangiye imyereke ku mutwe ariko umukore kosa ntabwo rifayibona umupira wagera imana rimwe tatani mariza murya akademi umukinnyi ari hasi umusifuzi ntabwo yabibonye ariko ndabona refa kabisa yabikoze neza kabisa n'umurefa witoje neza ndabona za kamera ndabona kamera ari kumbwira ngo kamera iri hafi aho ngaho kabisa. Uyu mupira urakoze cyane yaritoje kabisa yaratojwe. Uyu murefa akaba yabivuze mu tudemi twinshi, akaba yaratoje n'akademi ka ekipe y'amaguru avuye kure cyane. Ubu akaba ari inkambi yacu n'umwana wacu ni byansi tubabwira ngo kwisanzura byose ni ibyacu kabisa. Buriya kwiga ni byiza. Akaba ari gusifura finale ndabona nawe yakerewe cyane. Ndabona rero umupira giye kurebwa na Kayenzi. Nimero kabiri wa Kayenzi agiye kudegaja, arashakisha nde, aratera, arashakisha Semi. Biragoranye pe. Karogeze baragira gikati. Darakomeza. Darashakisha nde, Kayenzi yakani hanga. Fabregas baramucika. Patrick arashakisha nde. Samu ufite ubwiryo mwinshi cyane. Igitego
Victory FC. igitego cya mbere kibonetse ku munota wa 25 n'amasegonda 7. Jody ati faire attention nubwo n'abakinnyi ariko ndabereka ko mama atabyaye imbwa. Bemeza ko Jody champion ishize yarimo akiniraga Kayenzi akabahaye isomo ati nubwo n'undi munsi kabisa Jody arabigishije. Kapitani wa Kayenzi ati ireri orije Kasonga ati wa mwana wo ntago twiganye gusifura. Ashakisha nde Bisora aradegasha ashakisha kapitani ngabo ku mutwe Bisora arakaniye match hari bayi ryakurya indi sura. Haya Kasonga ati mfite amahugurwa naraguwe kusifura mwabana bumuceceke. Bariye kutegashwa nande degashwa ra Amerikane wa Victor arashakisha nde ndabona Gasongo agiye guhereza warning umutoza wa Kayenzi ati ceceka aho ngaho cyangwa uhereza umuhondo. Aradegaja arashakisha nde aradegaja. Haya Katurebe se Kayenzi iri kuri imbere ya Victor FC ngaba arashakisha nde umukino hano ubereye ijisho. Igitego kiracyari kimwe cya Victory ku busa bwa Kayenzi. Gasongo muzabura bati refa uburetse manze mfungi kece yanjye kambanze mfugi kece hanyuma ndegaje caka abahungu banje. Boy Pinawe ndamubona yazanga ku kibuga avuga ati nanjye kanihera ijisho. Aradegaje arashakisha ne Kotani wa Bisoro wabigize ubukwe we. Bisoro ngaya kaniye arashakisha igitego. Out. What a save. Yewe rero Poro we. Bayipanga ati njye ndi gufana Kayenzi nubwo bayihaye nyine ariko ndi gufana Kayenzi. Kona ya mbere ikipe ya Kayenzi ishakisha igitego cyo kwishura. Haya hano hari umuzamu n'inyoni. Amakuru nkura mu mamotari nuko Jody mu kipe ya Kayenzi kugira yivemo hari ibyo bananirwa kuri kontra hari ibyo batamuhaye hanyuma nawe akaba bahisoma avuga ati nubwo mwanyimye kontra yanjye kunyemeza ibyo bintu twemeranye ariko ko nabatsinda igitego kiracyari kimwe cya Victory ku busa bwa Kayenzi. Katurebe kona iraterwa na Patrick arashakisha nde Katurebe arateye mu mitwe out. Barogati kwande ku mutwe Kapitani Ngabo iramurenganye ashakisha nde aramusubiza Forte. Gasongo akaba yibonye bati ni football ntago ari intambara iyo jido namba nayibonye. Katurebe minota cyahara ariko mana yanjye ntamye ndashidikanya ko mugenzi wanjye Samuranga avuga ati baratwibye ariko turazi kwishura. Katurebe ngabagara kuri baro kufra ugiye guterwa na kapiteni Ngabo. Katurebe timwegerane iyi kufra ariye nare twareba nawe bakatwishura. Gasongo aravuga ati mujya ku rukuta. Katurebe Daiteye hanze kugira ngo bazaze batanga message igere ku bandi bana Katurebe aranaga arashakisha igitego hanze. Barone gutereka imbere Gasongo zamuha Victory timumanuke bangu banje
mbahereza umupira turebe ko twashaka igitego cya kabiri. Ashakisha nde Sama aramanika amaboko turebe aradegaje kwa nde hagati kwa nde haya macanga bararenga ariko mwese muramuzi ni ku rusengero rwa Mukiza muri quartier ya mbere aho match irarenga yabele pizza yabele ahangaha tuwe n'umufana Samu Samuel ngo ikaze kuri Vision Man TV. Urakoze cyane Vision TV. Vision Man TV bishishikariza abantu gukora subscribe ndetse no gusharinga kugira ngo tujye tubana mu buzima bwa buri munsi. Oya rwose bakore subscribe kuri no YouTube channel, dukeneye aba followers benshi cyane ku buryo tuzatubanyurizaho ibiganiro bigiye bitandukanye. Gusa ino match yanshimishije cyane, iyi ni team nakuze nkiniramo nyuma nza gusaza mbivamo ariko badutsinze igitego gitunguranye ariko turizera yuko turi bwishyure. Turi mwana ugitsinze yamye gukura gufana mwakinanye mu mubande igatobo ariko arashinjwa naho ko yaravuye muri Kayenzi bitewe nuko ari contrat bafitanye hanyuma arivumbura ajya muri Victory FC abahaye isomo arabatsinze. Uriya mwana rwose twakoze ikosa kumuvana muri Kayenzi. Byaratewe n'iki se ni contrat n'amasezerano mutamwaragira ko amakuru nkuru mu mutare nuko ubishize Kayenzi yerutse gutwara igikombe hari ibyo atahawe abandi barabihawe. Uriya mwana twamusinyishije contrat nyuma aza kwifuza umushahara urenze contract twari twasinyanye then tumuvanamo ariko ndizera yuko abakinnyi dufite twahashye abakinnyi bahagije bavuye hanze no hirya no hino. Muraza kwikura imbere y'equipe. Hano tugomba kuhava byanze bikunze nakabuze. Iminota iracyari miteja iracyari mibisi ngo twizere iki ninde uri kubona baro umuzamu wa Victory ikibuga cyose mwagicuritse ngo urabona ninde mukinnyi wizeye hangaboti no ku munota wa nyuma ari cyo yatumariho. Hano bitunguranye nizeye muramu wa Kiro Delta kuko ashobora kubatunguza igitego cyiza cyane. bamwita rutahizamu John nyir'ibitego muri Kayenzi FC. uwo ni wa mwataka niwe wavuye mu kademi Rubanga ka ekipe ya Muhanga akaba yatangiriye imyitozo akaba yitwa John mu makaritsiye inkambi ya gatandatu turabura ku kazu k'amazi ni kwa Mugenzi karitsiye ya karindwi tuzahurira bazahurira ku Gishuri nibwo rusengero ni aderese izwi rwo rusengero rw'abantu b'Imana Gishuri aho ngaho ni nako ikipe y'Inyamishaka yitwa Gishuri FC aho ngaho ku rusengero niho tuzahurira. Hanyuma amakaritsiye yandi agera kuri atanu reka meze mugenzi wanje turi kumwe dukorana ku munsi ku wundi ukora muri plane internationale twibutse ko plane ishinzwe kurinda no kurengera abana akaba ari nayo mpamvu bashize iryo tangazo kugira ngo tuzitabire. Reka meze mugenzi wanje kugira ngo nawe afate iryo jambo nawe. Urakoze cyane Breze kabisa, niyo mpamvu umukino ukomeye cyane, umukino urakomeye cyane. Ahangaha tureba nyezamu hariya ikibazo cyabaye nyezamu kabisa umusifuzi tujya kubigisha hirya no hino tugeze no kubihuguza abasaza baratuzi cyane mu makaritsiye hose tugera hose cyane tubabwira ko nyaboneka uburenganzira bw'umwana bugomba kubahirizwa. Dushinzwe kurinda no kurengera umwana ndetse dukumira ihohoterwa rishingiye ku gitsina. Umupira arabatera hariya ni nani we
aside tukubwira ko karite bitano uzahurira mu kanyabishya mu kazi k'amazi ni hariya hafi neza kwa bahati bahatera ukuriye umutekano niho bazahurira karite bitandatu bazahurira kuri village muri village ya kabiri ku mugezi ni hariya hafi rero kwa Kamudusu naho karite karindwi bazahurira ku gishuri ni hariya mwese murahazi nane ure kati ya mwana rero bazahurira ku shirikariya mwese murahazi ni mu kati ya mwana biranga cyane hari umunyezamu mu turishoti rikomeye cyane aba ari mukubise kabisa kubwira ko uyu mukino nyamara urimo karite nyinshi cyane ubugeni cyane hano niho tugiye kurebera nyaboneka ibyo mutakoreye iriya za mahama reka mubitwereke aha ngaha mutwereke nyamara byagenze gute byitwaye gute ariko dushimira intumbi ya Kiziba nanone ko karate ndetse na Yo Contre-attaque Katurebe Irumva amakosa aragiye korwa nande na Irumva Katurebe kwa Fabregas arashakisha ne bari arenga mpira arenga igitego kiracyari kimwe cya Victory Academy ku busa bwa Kayenzi igitego cyatsinzwe n'umukinnyi wita Judy ararengura kwa Sami Fabregas aradegaja imbere y'izamu igitego Katurebe bari de kurengurwa no equipe ya Victory ararengura Akademi kagezeho igitego cya mbere neza inzego zose igihe ubonye umwana wahuye n'ihohoterwa ugomba mu gihe utabonye n'umukangurambaga wa plane ugomba kubigeza kuri village ndetse cyangwa kuri chef de quartier kugira ngo inzego zose zigomba guhana amakuru kandi gikanda cyane tureko nta kibazo bese umupira nawe rebera aho n'ibirwa ndetse n'akademi bimeze bite murakoze cyane Saidi kudusubiza ijambo Stapel ni Kayenzi FC turi ku kibuga kabisa naona kabisa Kayenzi FC ndabona Akademi kabisa kamaze gufunga bababwiye ngo kugera ku izamu ryacu ntabwo bishoboka ariko ndabona kabisa abakinnyi neza abasirikare bose ndabona Bisore yatanze pasi kuri Ngabo kabisa ntabwo yamugezeho akaba akiriwe hagati aho namubonye kabisa Gasongo umupira kabisa nyezamu akaba yawucakiye neza cyane nyezamu akaba yawurenguye umupira ukaba wageze kuri bari kumwe akaba yawutarabye kabisa leta yavuze ngo awutarabye rwose ni muri metero nkeya cyane niba bahanze bazi gutera amakufura urushundura ukabona rwonyine rwagiye niba abandi inzi muri Kayenzi niba abandi Shishanyo akaba yamubwira Ngabo akaba yamubwira wa wundi ngo yitegure neza kuri ya kufura nziza ariko ndabona kabisa amakipe yombi kabisa yitwaye neza ndamubona kabisa yamaze kwitegura Gasongo na Bisore bakaba bari imbere y'umupira na Ngabo ndabona yifashe mu mavi ari kureba nyezamu ari kubwira Bisore ngo biragenda bite ikufura
ko mbona ko twakagombye kwishyiramo nkabona ikipe y'akademi yamaze gufungura bari kureba neza cyane ndabona defanseri wambaye nimero 8 aca ku ruhande ndabonyerezamu ari kubabwira ngo murebe neza umupira akaba yawushye kure cyane ndabona kabisa ari mu kirere kabisa rwose ndabona yawunyijije kure cyane ku ruhande cyane refa akaba amubwira ngo ibyo nakubwiye sibyo umupira ukaba uyowe n'ubundi na Karenzi ndabona bisore akaba afite n'iduka ry'imyenda akaba ari umufashoni gushaka ngo abantu bambara neza ngo yagana uwo bita bisore ni umuhungu cyane akaba ndabona kabisa ari kona kike akaba ari amarushanwa ya Plan International kuhagereza kabisa umushinga wa mbere mu nkambi ushimisha abafana n'abajene n'abana n'abasaza iyo yitwa Plan International n'ubundi mukamwumvishe ko ari amatora ku munsi w'ejo n'ubundi kugira ngo turengere abana b'abangavu yaba n'abana b'abakobwa cyangwa abana b'abahungu mu buryo bwo kwirinda inda ziteganyijwe murabizi neza kuko abana bacu tugomba kubabungabunga kwirinda no kwivuza tukaba twimanukiye kabisa Plan International tukaba twahageze kabisa ni amarushanwa ya Plan International mu nkambi ya Kiziba nitwe ba mbere kabisa bashishikariza abantu kwirinda inda z'abangavu zidateganyijwe mu nkambi ya Kiziba amahohoterwa ashingiye ku gitsina kurinda no kurengera umwana muri uyu umwana ni umuyobozi w'ejo ku babyeyi b'abana batabizi umwana ni umuyobozi w'ejo ndabona turi kumwe n'umuyobozi w'uburezi kuwa mbere ishuri rizatangira rwose kwiga ni nomero nziza kuri twebwe twese abana bacu bagomba kuja ku ishuri ndabona umusore witangaro kabisa defenseur kabisa yahagaze ku mupira abwira abakinnyi tumuhagarare neza rwose gushaka bawurenguye umupira n'ubundi uracyafite na Karenzi uracyarikumotoka na Karenzi uracyafite rwose n'ikosa rikorewe uwo mukinnyi wa Karenzi ukina hagati rwose twagiye rwose kabisa turi kumwe n'abayobozi bacu batubwira ngo muhagarare neza mukagana ndabona byari bikomeye cyane kabisa byari bikomeye cyane umupira uwo kurengurwa na Karenzi ni kona kike ndabona umusaza mukuru yitwa Papa Muhire ari kubwira abakinnyi ngo mutuze refa arababwira ngo mutuze kabisa yitwa Muzayigwa umufana wa mbere wa Karenzi umusaza ufite imyaka 58 ariko akaba yiyemeje kuba yafatanya n'abana ba Karenzi ndabona ari kubabwira ngo mutuze mukina umupira wo hasi kugira ngo ibyishimo bitahe Karenzi n'ubundi umupira wo kurengurwa na Karenzi FC ni kona kike abafana bose ndabona batuje kabisa bakurikirana umupira neza bari kuvuga ngo intsinzi irajyaye ndabona batuje kabisa Mirubango yitwa Nikuze akana gatoya niwe uri kokaza umupira kora mushaka wa Plan International kumwana ushobora kuba wotewe muzatugane abantu muri quartier 10 ni village ya kane ni hafi aho ngaho ngaho ni kumwe na mugenzi wanje Saidi tubabwira kwirinda inda ziteganyijwe abakobwa turi kumwe namwe hano gusura abahungu mu mageto ibyo nabyo n'amakuru
mpira basi kuja ndani. Nyuma wafana wetu kujamuka yenzi tupa ndani na wataingia kubitana bari kuganira na refa ndabona Gasongo nyuma ari ibyishimo byinshi nyuma ari celebration bamwita Eric ni umudefanseri mwiza umuhungu warangije amashuri dushimira abayobozi ba koleje baduhaye amahirwe yo kwigira hano abana benshi barimo Gasongo akaba yarangirije muri koleje Amahoro shimira na Kepla ubu ngubu akaba yiga muri Kepla ni umusore ufite disipurine yose ni umusore wiga muri kaminuza Gasongo yitwa Eric akina muri Kayenzi. Ndabona ikosa bakoreye akademi yose ikosa kwibutsa abana bose bari hano bahera ku myaka 6 kugeza bayashe inyuma cyane kugeza ku myaka 17 dufite amatora muri plane international akaba ari nayo umushinga mukuru ukorera mu nkambi ya Kiziba ushinzwe kurinda no kurengera abana ku munsi w'ejo guhera ku myaka 6 kugeza ku myaka 17 bagomba kuza mu matora basubize mikoro muvandimwe wanjye ndabona Saidi uri kubona yakipe y'igikombe yatangiye kwishyura ibitozo ari nako bafite ibyishimo byinshi urabibona gute reka ngusubize mikoro turi ku kibuga cy'umupira mu nkambi ya Kiziba aho abantu bose bafite ibyishimo n'akanyamuneza batewe na plane internationale ku munsi wa none. Sadiki urabona gute plane amahirwe yose n'ibikombe ni mwebwe tubishishikariza ni mwebwe tubikuraho ni mwebwe mutuma kwizihiza ibi birori abana batoya n'abantu bakuru n'abasaza n'abakambwe bose bamanuye ibiguzo nabonye abasaza babikina hano bavuze ngo kubera plane n'ubundi aribo dushishikariza imikino yose habaye ibiguzo nibo babiduha abasaza nabo baje kubikinira hano kubera plane kabisa turasaba ko n'ubundi mushyiramo imbaraga iwe byose ni plane internationale kabisa. Akazi arakoze cyane kabisa tureba ngaha make ikomeza tureba nyezamu hariya rero nyezamu kabisa hariya sinzi ikibazo yahise agira kabisa tureba ikipe zose zifite igitego kimwe ku kindi akademi igitego cya Mukiza kati ya kabiri abatwumva ku majwi aranguruye ahangaha twumvira ahangaha kuri kanyazamakuru kati ya kabiri bazahurira kuri Handicap kati ya gatatu bazahurira ku muhanda ku rusengero rw'Abadivantiste kati ya kabiri bazahurira kuri plane ku marembo hari kuri plane ntawe utahazi rwose kati ya gatanu bazahurira ku Kanyamishaba ku kazu k'amazi ni hariya hafi yo kwa Bahati kati ya gatatu bazahurira kuri village ya kabiri muri village ya kabiri ku mugezi ntawe utahazi nawe rwose nyaboneka muzabone twigiriye abana mumanze mugara abandi uburenganzira bwanyu mubugaragaze rwose uburenganzira bwanyu umwana n'umutware rwose ahantu hose rwose niwe Rwanda rw'ejo niwe isi y'ejo hazaza kabisa tukubwira ko karitsiye ya karindwi bazahurira ku gishuri karitsiye ya munani bakazahurira ku ishirika ntawe utazi ni mu karitsiye ya munani hariya karitsiye ya cyenda bakazahurira ku Kiproke kuri Grosso hari aho groupe yakoreraga rwose abana bazaba bahageze kare rero bazaba gutera abana bahagarariye abandi abana bamwe mu gihugu mwifitemo ubushobozi rero bagomba kureba abana bahagarariye kugira babageza amakuru atandukanye kuko n'ubundi aribo bavugizi banyu n'ubundi mu rwego kera umupira wari ukomeza rero tukubwira ko turi kumwe n'inzego zitandukanye aha ngaha bashinzwe amategeko hariya ndetse n'ibyangombwa
Amakuru kago. Rero kayivise nawo hari abitoze neza bavuga ati bapanga squad neza hano. Tubabwira rero ko turi Plan International ikorera mu nkambi ya Kiziba. Uburenganzira bw'umwana nyaboneka uburyo bwubahirizwa kuko dufite barumuna bacu dufite abana ndetse mubyeyi uburenganzira bwa mbere buhera mu nzu mu muryango muri famiye ndani aho ngaho ugomba kujya ugira inama abana ukabagira inama neza cyane kandi ukabaha uburere bw'ejo hazaza kugira bazaba abagabo nabo bishakisha ubuzima tukubwira ko umupira ugiye uterwa Afrika ikariya na Afrika ikasi I see some birds there, making a picnic there. Somebody may jump there. Somebody. Okay, tukubwira rero ko hariya ibintu byose tubona umupira ufite ishyaka ryiza cyane umupira agasoza atera hariya tukubwira ko rero ni inshingano za buri wese kurinda no kurengera umwana kabisa kuko umwana ni umwami urareba hariya n'indi mupira ufite ishyaka neza nta n'imwe ntabwo dusanga hariya umupira woroshye yarayemo kare cyane tukubwira ko kwirinda bita kwivuza aha nayo rero tuba yahageze kare cyane mu gitondo kare cyane bakubwira ko kwirinda bita kwivuza kandi mu gihe kandi kwifata bikunaniye koresha agakingirizo amakuru yose kugiye tuvuga ko division rero nayo amakuru dufite ko abana bagomba gutegura amashuri basa neza kuko umuntu asa neza ku mubiri n'ubundi agakaraba agasa neza byose tukubwira ko ubushobozi bwo kwishakamo butera imbere amakuru yose kugiye tukubwira ko sosiyete na za dare rwose ntibazafatiye kare amapira hariya batera karenze yose kimwe kuri kimwe hariya n'indi bamurusha umusosi hariya bamurusha umusosi bamurusha dawuni ariko nawe avuga ati nyaboneka iriya nayo ni quality z'abakinnyi n'andi mayeri tukubwira ko abatoza bose bari kurebana hariya buri wese ahagaze rwose aticaye bacumba barahari neza cyane bavuga ati umupira uguca kuri iyi neza uguca arayiga neza kuri iyi kipe hariya ubuyobozi bwose buri kureba ndetse ibihugu byose Australia bose bacanye imbiriti bacanye za kompiyuta hariya afite positive afite positive ekipi hose za mudamu zakoze akazi kazo ndetse n'amazi umupira uca kuri Spotify nanone tukubwira ko Plan International rero ntacyo tutabakorera nubwo turi mu bandi Kiziba nyamara rwose mwe mudukumbuye cyane ni imyaka myinshi tubafite kanya duhora dufite ubugeni bwinshi cyane tubabwira ko kurinda no kwengera umwana n'inshingano za buri muntu kandi tuba turihutirwa ishingiye igitsina kirandone n'imizi yacu bati giti vuba kugira rero ku bantu bose bateganyijwe kubangavura amapera hariya abatera agaciro guti hariho neza tukubwira rero ko ibyangombwa by'abana babisanga kuri prison kugira ngo umwana abashe kuba yabona uburenganzira bwe bwuzuye kandi uburenganzira bwose buturuka mu muryango iyo umuryango ubayeho neza umubyeyi umupapa ndetse n'umumama bari kuganira neza ni nako umupira hariya n'inde ni nako n'ubundi burere abana babukurana barengura hariya n'inani we birakonana nani we
Joseph usikiye nani mbona umupira urenze hariya Breze bimeze bite ahangaha korodari nabonye satelite zose mu kirere twirebera hano umupira abantu bakontorora kuri sisiteme isanzwe bavuga ati ahangaha turimo bareba umupira bajyanye ibitekerezo bye mwete kuma nako gukina neza hariya nani ule awufata burya burere mwe buruta ubuvuke ntabwo ari kubyara umwana ngo mureke gusa umwana ugomba kumutegura ejo hazaza he guturuka akivuka ndetse tuvuga ko agomba gukuru hariya n'indi tuvuga ko tubabwira ko n'ubundi neke kubona rwose ku gihe mbona kenshi isa nk'iyakora ifite tuba twikoni twinshi cyane kuko bari imbuga n'akademi hariya beka imisozi ati burya iyo umuntu yari imbuga burya bafite ubuzima bwiza akubwira ko n'ubwose hari abantu bwiza neza abantu rero ufite ikibazo wazegera inzego za division hasi bari rwose tukubwira ko atera nayo ihari neza tukubwira ko inzego za hanazo bari tukubwira ko Plan International twahimanukeye neza twitonze n'ubushobozi bwinshi cyane Breze bimeze biteka nabonye korodari mu kirere neza satelite bareba ko umukino ukomeye cyane neza Zamalek neza neza ubu neza wagira ngo ni Madrid wahuye na Barcelona niyo amakipe atuye mu gace kamwe ni Kayenzi FC hamwe na Academy neza neza abantu bose kabisa bari amavubi niyo makipe ushaka gutsinda bose ashaka kureba mu izamu rya mugenzi we haciye rwose kabisa ni maci iryoheye amaso rwose nabona ngabo kabisa nabona ngabo umupira baravuze ngo yaraririye rwose arafata Academy arashimira abayobozi bose barimo Minema ubufatanye na Minema yose n'izindi mishinga yose iri hano turashimira cyane ku bufatanye n'abayobozi bose bari bikaze cyane n'umwana muto kabisa kirangiye ari ibitego kimwe kuri kimwe ku ruhande rwa Kayenzi ndetse na Victor Academy ubwo ni igice cya kabiri kigiyemo rero tugiye gukurikirana umuhango wa message y'umushinga Plan International ariyo yateguye iki gikorwa ishampiyona murabona ko abakinnyi bagiye mu karuhuko gatoya sinzi ko turaza kubona umwe mu barije ndanga ndimo ndashakisha gasore aze kudusharinga tubwire se match ayibonye gute ndabona ari kumwe na Pigeon hariya twagenda tukareba ibyo tubabaza ahangaha no muri jendanga umukinnyi usanzwe akinira ikipe ya Gishore kabera avuye mu Academy sinzi n'icyo namubaza ura musore yego namahoro amahoro iyo match ukwireba gute ukwibona gute meze neza nta kibazo urukubona ari ekipe iraza gutsinda gita ya mbere irangira igitego kimwe kuri kimwe ni ayi ekipe urweza amahirwe ngomba kuyahereza ikipe yanjye Academy ni kubona kari buze gutsinda yego mwebwe mwagira amahirwe yo kuba mwaza kuri finale byaba byaratewe n'imitegurire mike ya ekipe yanyu cyangwa se mu bushobozi bwa ekipe n'abakinnyi babuze cyangwa utagira abatoza babegera ni igihe uhura n'ikipe ikakurusha nyine ikakudomina ikagutsinda yego murakoze nyangane tu muri buze gutsinda turakomeza tujya gushaka bamwe mu marije bimeze bita Blaze namahoro match uri kwibona gute match kuri uyu munsi gogabira
njye nkorera Plan International. Ni twebwe twateguye iki gikombe, dushinzwe kurinda no kurengera umwana mu nkambi ya Kiziba, tunashishikariza abantu kurinda ihohotera rishingiye ku gitsina, tunashishikariza abantu mu gihe habayeho igikorwa cyo kuba barengereye hakaba hahotewe umuntu runaka cyangwa se ihohoterwa ririmo ibintu byinshi bikubiyemo. Hari uguhohotera umuntu bishingiye ku mubiri, hari uguhohotera umuntu bishingiye ku bubasha uba ufite, hari uguhohotera umwana. Urugero tuba twateranyije abantu hano, abajene bacu, urabona ko n'ubundi ku bangavu bacu batwara inda zitateganyije mu gihe biterwa no kubura ama-occupation, kuba badafite akazi, kuba badafite aho babarizwa, kuba abana basohoka mu nzu bajya gukina bajya mu mageto. Nibyo ngibyo, niyo mpamvu akenshi Plan ibashize imbaraga kugira ngo itegure no rushanwa, ishaka igikorwa kugira ngo ihuze abantu, abajene, abasore, abasaza. Urabona ko bose bari hano. Hano abasaza bafite imyaka 80 baje kureba umupira, barimo bakanyamanza bikayenzi, uriya musaza uri hariya, harimo n'abajene, harimo n'abana batoya. Urabona nk'uyu mwana afite imyaka nk'ibiri, aho ngaho bose bishimiye kuza hanga. Umwana gutyo imyaka 2 ubwo mama wazana herere nuwango mama we, kubera ko bazi ko ari igikorwa cyiza, bakabazanye n'abakuru biwe kugira ngo bifatanye mu byishimo no kuba baba bari hano. Murakoze cyane cya finale. Uri gufana equipe? Ubundi njyewe ndi umurejenti wa Kayenzi, n'ubundi nabayeho kapiteni wayo imyaka igera kuri 3, ariko kubera impamvu z'akazi n'ubundi, ariko n'ubundi niyo mfana bose, ariko mbisufuriza intsinzi kubera ko ndi umufatanya bikorwa mu gikombe. N'ubifuriza intsinzi bose kandi numva n'ubundi ni ikipe imwe, ubwo ibiri buvamwo niyo ngiyo niyo duheza igikombe, kubera ko izaba yakoze akazi kenshi gakomeye, kuko tuba batangiza amarushanwa bakoze byinshi kugira ngo bagere kuri ibi ngibi. Hari andi makipe yabashije kuba tarabonye amahirwe. Blaze, waduhereza topic y'uyu munsi cyangwa se igikorwa byaje gute? Niyo topic muri topic y'uyu munsi iragira ati icyifuzo cy'uyu munsi cyangwa se insanganyamatsiko y'uyu munsi iragira ati twebwe Plan twateguye rino rushanwa cyangwa abayobozi bacu bafatanyabikorwa, ubu turi kumwe na Minema, turi kumwe na Haser, ubufatanye twese n'indi mishinga ikora hano mu nkambi, ni ukugira ngo duteze abana bacu imbere, duteze urubyiruko rw'inkambi ya Kiziba imbere, tubone occupation iba yabafasha mu gihe baba bari mu mago, mu gihe bari mu mageto. Ariko uyu munsi wa none aka kanya tuvugana nawe Kagwabira, njyewe Blaze, ubu muri Plan ni ukugira ngo abana babona ama-occupation, abana bataye bishimye, zanda zitateganyijwe zizibe zagaragara, babana baja babajura, baja kwiba, abandi baja mu biyoza bwenge, abaja mu masine. Ubu ngubu bagomba gukura isomo hano, hakaba n'ishuri riko rigomba gutangira vuba hanga. Turi kumwe n'abayobozi bashinzwe ishuri, bagomba kuba batanga iyo message nabo mu kanya gato n'ibyo bagiye gukora. Nibyo ngibyo rero ndabashimiye ku bufatanye, namwe mukaba mwadufashe mu mugongo, mukaba mwaduteye inkunga, mukaba mwaje hano, namwe turabashimiye ku bufatanye bwanyu, murakoze cyane. Bitungandira subscribe aho ngaho muri YouTube. Ndahita nyikanda Vision Man TV. Mwamubonye n'umwe mu bakozi ba Plan International adusherinze impamvu ki turimo hano ku kibuga. Mpembero y'iki gikorwa ni ukuvuga ngo bakavaringa abana muri vacances, ari na bye bye vacances, bakavaringa abana babigishe bave mu biyobyabwenge se cyangwa se message numvishe ya mbere no kuvuga ngo birinde inda zitateganyijwe. Kadukomeze tugende dushakishe n'abandi bamwe na bamwe tuganira. Hari umwe ndi gushaka, ndimo ndashaka Joy ko sinzi niba ndamubona. Kadukomeze Freddy ori kamera ko tugende turebe. Bite musore? Namahoro. Bakwitande Agano niko nambaye jeze ya Victory Academy. Yego. Urukora se muri buze gutsinda? Turaza gutsinda kandi turaza kwicacagura mu kanya, ahubwo nuko habaye nk'abatwishyura, ariko nta bikaze turaza kubatsinda. Urukubona se nk'uko urukubibona? Uri kubona ari ne mukino uri kugenderaho muri Victory Academy? Ndi kugendera kuri Samu na Gloire na Irumva. Ndamuhona umuhungu wanjye. Bisore bimeze bite? Fresh Kagwabira. Namoro. Meze neza. Ewana match turayifite kabisa. Kandi gora baba bandi. Kutumanza nta cyacitse. Urabona yuko turi abantu tuzi gukontorora cyane, ku mutima turakeye. Kayenzi ku bitugu ahangaha ni ibikombe. Iki gikombe uri kwizera cyane uvuga ati uriya n'urduhetse niwe ugomba kuza kubikora. Aho ugufata baro ugapasa umuntu nindi ukubona kugendera. Bamwita Katanga, bakongera kamwita Ngabo captain. Nabonye umukinnyi umwe mwabanjemo mwakinana yaraje kubakwepa azijya muri Victory Academy, ari wo batsinze. Ne message bamugenera bari abana usibye kubagena message uburyo bitsibura
ni ukwitsibura bya bindi biri aho ngaho. Hari ababeshejweho mu kipe no kubeshwaho n'inda n'abandi babeshejweho no gukunda ikipe bya nyirizina. ariko amakuru mu bamotari avuga ko hari ibintu giye murutse gutwara igikombe, hari ibyo bamwe ibifi binini birya ibitoya, hari bamwe batwaye amafaranga we naze kuyabona. Iyo message yabariye cyangwa se ayo makuru n'ibihugu ko tuzi ko se ikipe ya Kayenzi dusenyera umugozi umwe, nta mukuru nta mutoya, twese dukubita hasi ku meza. Iso urashaka ndamubonye nifurije itsinzi aha ngaha ndimo ndashaka Jomba bimeze bite namahoro watugariza Jomba urabuze sawa birakarana kugira ngo komisiyo namwe tayari kugera namwe mutore abana bahagarariye kugira ngo bajye batanga ibitekerezo byanyu kugira ngo namwe mujye mufasha hariya rero ibintu byo gushaka udashyize hakaba aricyo n'igitego cya mbere bagutsinze ugomba gushishoza cyane. ndabona mu kibuga hakaba harimo imipira ibiri refa akaba abuze ngo ntabwo yuha rwose, mugombe mutuze mukine neza. niya Kayenzi w'ibitera ibikombe, niya Kayenzi bateye ubushize ari no kipe mu nkambi rimwe na rimwe ino ni mu makipe mu nkambi bemera akaba yaratsinze ibintu tubuze yacu ibikombe ubushize n'ubundi akaba yaratsinze ikosa rwose, ikosa kabisa, ikosa. ndabona gasonga rwose yarabyiye neza, akaba ari umurefa mwiza cyane. ndabona kabisa akademi abafana kabisa abakademi bakaba barimo barazamura umusimo wacu we ntabwo Kayenzi yakwirana ibikombe ku kabati. bakademi nako karahari kabisa. ndabona bari Amavubi kabisa bafite umunyezamu yategewe indege ivuye muri Katari kabisa. ni umusore wariye neza, akaba yanyuze ku rufungo ku munsi w'ejo. ni umuzamu w'akademi, bakaba bamutegeye private. ni private kabisa, ni kajugujugu yamugeneza hano mu gitondo. private kabisa rwose ku cyicaro. abakinnyi ba Kayenzi kabisa bagomba kabisa kureba neza gusa ntabwo ari ya kipe isanzwe. akademi rwose kabuze mu mukino wake yataye rwose umufana mukuru kabisa, akaba anataka n'amaterambere ariko na kipe ikipe rwose yari Amavubi. akademi baravanga igikombe uyu munsi ni icyacu. ndabona umusore kabisa wambaye nimero 11 w'akademi FC akaba agiye kurengura, ari kubwira abakinnyi ngo muhagara neza. ndabona Gasongo nawe uzamura igitego cyangwa se atsinda. ndabona kabisa bakora igitego. umunyezamu ahagaze neza ari kubwira abakinnyi ngo muhagara neza, tunakina neza twibuka ko ari umukino wa gishuka. reka Saidi abashe kumbwira ukuntu biri kugera. ndabona rwose hari umukinnyi ndabona hari igihe ushobora kuzana ikarita. ndabona rwose tugomba gukina umukino wa gishuti rwose, nicyo cyatuzanye hano. nta mpamvu y'ibitera ibikombe byinshi, akaba yitwa Shushano, akaba yaje mu ndege mu kanya gatoya private kabisa. ni akadrone kamugejeje aha ngaha. kabisa, tukwibutse ko umukino ari mu mahoro kabisa.
hariya rero tukubwira ko nyamara umukino wateguwe n'ubuyobozi bukuru inzego zose zabitangiye bakubwira rero ngo mutarakufa hejuru inzego zose rero nk'uko mwajya mwumva mesaje kipe y'akademi Yao. Yaba akademi kajanye igikombe ngo bariyakirira tukivuye kwa muganira niko shote nabwiye awa shakara bakatira bakatira kurira turayakira ari mu bice Bravo, courage. Ushimira Minema Nasser kufatanya kuza gushigikira utaratu bavuga ngo naje ndamaze kuwa kandi bana tariki zitatu hamwe n'umusatana
internationale mu gihe yakivuye babwira abasore bacu kwitwara neza no kwitwararika bababwira rwose mu mukino wo gushyira umukino neza Ja. uko barya igitego buno we tanse sigenshi ne baramutse bakuri igitego buno bagose ari kure para aí, tipo, Como na Jagambani tena nilikuwa
Thank you.
nyaboneka nyaboneka yabitse bavuga gukora kosa nziza amushyira mu mahanga byose niba urunda gutsinda neza mu hazaza ko abana bose ku wa mbere bagomba kujya ku ishuri basa neza bakarabye bakabwira ababyeyi babo kubategura iniforume abana ndi kubona mutwaye igikombe niye message wagenera abafana ba Victory niye muri rusange ikintu nagenera abafana ba Victory muri rusange urabizi neza ko tumaze iminsi mu rushanwa rya Plan International kuva mu rushanwa yatangira twahuye na Kayenzi inshuro imwe tuza kwitsinda igitego kimwe ku busa gitsinzwe n'umusore bita Abdul ariko urabona ko byari bigoranye cyane urabona ko tugeze mu minota hafi bongereye 5 tugerageje gukora ikintu bita pressing no kudivinga cyane urabona ko icyo byose duel yacu yagerageje cyane cyo kwayibone kuri yatangiye wayibonaga gute ufite icyizere ko muraza gutsinda ishusho umupira ko watangiye so birabaho cyane ariko urumva ko yuri kumuhanganya na adversaire bari baje Kayenzi uko yasezera ikipe y'igikura nkota bita Eto muri rusange kandi ikipe ikomeye iza kwisezera yitsinze ibitego 3-2 yo yaje ivuga ati nubundi
ije gukora icyo bita finishing ariko basanze academy ikarateguye neza cyane gafite abasore nka ba Jody gafite aba defenseur beza abarideri beza cyane bitabayirumva muri rusange urumva ko twitsinze ibitego biri kuri kimwe ariko urabona ko match byari byagoranye ariko twitsinze twirusha muri rusange. Jody nicyo amubwira yavuye muri Kayenzi ayivuyemo hanyuma aje huye nayo ari mukeba ayitsinze ibitego bibiri niho ubaye mu match. Jody muri rusange abaye mu match uko nuvuga ngo guhura na adversaire muri rusange ikipe wavuyemo kuko baba gucanyeho amaso bakureba cyane urabona ko uruhande rwose yajyamo twagerageje kumuhindura tumushyira mu mpande uko yari yabanje yataka ku 9 ariko abasore nk'abagasongo bagerageza kumutayiminga cyane turaza nk'abatoza bafite ubunararibonye tumushyira mu mpande tukimushyira mu mpande urabona ko yagiye agaragara hakizamo umusore bita amasezerano nawe yadivinze neza cyane baza kuba bumvikana mu busatirizi bwa academy. Umuzamu wanyu rero nawe usa n'uwakurikiyeho mu match ari we Jody nihe message wamugenera se kuri tari umubona mu yeshusho umuzamu wacu n'ubusanzwe urabizi ikipe bita Real Madrid ikirira Santiago Bernabeu ikandi muri rusange ikipe y'Imadeira iyo bita Los Blancos urabizi Casillas nawe afite talent nke cyane urabona ko mu kanya Kayenzi ari igitego yari dutsinze ariko aragerageje icyo bita kudivinga umupira awurenza kwizamu bagiye gutera corner umupira uza kujya hanze muri rusange. Casillas rero ni umuzamu mwiza ugiye kureba mu isho y'abazamu na mu nkambi Casillas ni umuzamu hagaze neza cyane kandi hari n'andi makipe ikipe ya Simba muri Tanzania iri kumushaka cyane muri rusange. Murakoze cyane. Murakoze. Uye na homme du match ari we Jody katumuganize twumve impumeko afite. Jody bimeze bite? Fresh. Amakuru uriyumva gute gutsinda ekipe wavuyemo? Ndimva neza. Uriyumva neza kuko ni ibintu babishimishije gutsinda ekipe wavuyemo ni ibintu babishimishije cyane. Ugira uve muri ekipe ya Kayenzi byagenze bite? Ntago nakinaga nkuko mbishaka ntago byari bimeze neza nk'ikirimo. Urkwiyumva gute kuba homme du match ekipe wavuye mukawitsinda ibitego bibiri ku busa? Ndikumva binshimishije cyane kabisa. Message wagena abafana ba Victory? Wongera imbaraga niducika intege dukomeze tuzabikora n'ibindi tuzabitwara. N'abafana biyongere jongo cyanjye nta Academy ari yitwaye championnat ya Plan International champion yitwaye igikombe bagiye guserebura igikombe mbere ko bagiye kugifata imbere y'abayobozi hariya urabona bagiye kureba umuri Gendero Sofoni bagiye kwegera bamubwira ati we appreciate you turagushimira ku nama zigiye zitandukanye urabona ko Sofoni baramuteruye sinzi riko turaza kugira amahirwe kuganira na Sofoni akatwumva impumeko afite muri we urabona ni ibyishimo bya ekipe ya Victory itwaye igikombe itsinze Kayenzi ibitego bibiri kuri kimwe urabona bari legend bose bati one love Saint Day one ekipe yasigiwe Sofoni ndetse na Joy ari umusaza Mbanza Big Gorilla kandi kumwe na kapiteni hano mbere ya match twaganira uriyumva gute noneho twaje gutangira match uravuga ati ndizeye turaza gutsinda urkwiyumva gute? Yewe nagiye gutangira irushanwa mvuga ko igikombe ngomba kugitwara imikino yose narayitsinze na manota 15 birangiye kuri finale Kayenzi nyitoteje. Urayitoteje? Ndayitoteje. Wayibona gute myo gutangira match wabatinyaga cyangwa ubwo ntabwo bwabura urabyumva ntabwo bwabura wiyumvaga gute? Oya Kayenzi bigoranye ariko Falnani murabatsinze. Kayenzi mu bisanzwe itinya Academy kuko abenshi twagiye dutangirana mu Academy gatoya bakagenda bakajya muri Kayenzi ariko naho tugiye gutangira babwiye ko Academy ari Academy badashobora kuba bagitwarira igikombe. Umuzamu wanyu umubona gute? Casillas mu nkambi niwe wa mbere cyane nawe wagiye ubibona amasave yagiye akora cyane baya Kayenzi tunayitsinze tuyirusha. Sofoni urkwiyumva gute nk'umurigende wa Academy urkwiyumva gute? Alhamdulillah warahi nonsi zirari nyikeneye biranshimishije cyane kabiri kanga tugera kuri finale ikipe ne bakeba ariko nabavandimwe we are happy tunafurahi sana ndio tunashinda wiyumva gute? Ngiye ko ndukuyumva neza nk'umuntu turacyabishiramira cyari byinshi igikombe utwaye kuvagira mu Academy iki ni cyakane yego urkwiyumva gute? Ngiye ndishimye cyane ko hari ikipe yanjye itsinze ikaba itwaye igikombe ivuye mu rushanwa none idatsinzwe ishimwe rya
kabisa turi kumwe na perezida umeze mute? Tumeze neza, ni ibyishimo nawe uri kubibona ahangaha no ku iki kibuga cy'amahina ahangaha ku giti. Hano turishimye cyane nk'umuryango wa Academy, kuko umuryango wa Academy ntabwo ifite ahantu ikomoka mu nkambi ya Kiziba mu Rwanda rwose, aha muri Nyange, aha muri Kayenzi, aha mu Kizana Nyabiyaga. Twe turi Academy One Love, kuko twe dusaba no gutsinda. Perezida wagenera abafana ba Victory Academy? Abafana ba Victory Academy ni ukwishimira intsinzi, tukaza no kuryohana mu ntsinzi tugiye guserebura. Mbaye karibu n'abatari abafana n'abahetazi bacu bose baze kuza dusangira intsinzi, kuko twebwe ntabwo turi ibisambo. Perezida urakoze. Katwegere kuri podium ahantu bagiye gutangira ibihembo, ndabona umukozi wa ASR ndetse na perezida ushinzwe komite y'inkambi ya Kiziba ari bagiye kugirute, bagiye gutanga ibihembo ku ikipe itwaye neza. Ndakeka bagiye guhemba ikipe yabaye ya mbere. Katurebe twegere turebe what's going on. Sinzi niba bayera ku ikipe ya kabiri cyangwa se ku ya mbere. Ndabona MC Blaze umukozi umukorerabushake muri plane ari we ugira ati mwegere. Ase kabiri naguyamba. Of course ni fair play. Tugeze amahirwe kwakira Coach Okayenzi. Match kunyuma match ukwiyumva gute? Icyambere rega dushime Imana kuko no yadushoboze ko tukino uyu munsi. Ikinze reka nshibire ko njyana ni equipe yatoye igikombe. Congratulations for them. Bari babikwiriye to. Ikinze natwe ku rundi rwacu twakoze ko tushoboye. Nuko amahirwe nagari yacu uyu munsi. Arigiye mu byuka n'umunsi wanyu mugatsinda mu ejo bikabaye abandi bagatsinda kandi gutyo nta kinzi twarenza sivyo football iba ifite realite yayo. Habuze iki kuba kinyi wawe wizeye bakutengushe cyangwa se ikipe yari yabarushije? Ntago ari kuvuga ngo waturushije gusa football uzi twakinye cyane ugomva kandi football barayitora nago bayikina to twayikinye ugasanga turi kwataka turi kuhusha kandi ukuntu muri kuhusha muba mukoreza equipe adverse amahirwe menshi yo gutse kandi babone batutsinze kubala arrêter yari kufra tukayipanga nabi amahirwe yabo akagera bagatsinda tubonye yacu twafishe ubusa aho yabo yageze bakita badutsinda ni Kongo. Ndaza kukubaza akabazo kamwe ku mwana wirereye uri ubatsinze niye message bamugenera mu champion ishize yaragukiniye kandi abyitwaramo neza hanyuma agiye muri equipe abaye mukeba wawe aragutsinze niye message bamugenera? Ni congratulations igihe ufite umwana wavaye iwawe akiyadapta kwa bana vuga ngo umwana yarezwe neza tugomba kuyeza amashimo tomureze kuko twareze neza ni Kongo. Twizere ko next mu champion izaza muzamugarura se cyangwa se no ntago tsamugarura uzi Kongo bakunda kuvuga ngo nta muntu uja muri toyi sibyo nta muntu uva muri toyi ongera asubiremo arebe ibintu yasizemo akumva nuko nguko nato igihe uvuye mu equipe tuba ibintu wari ukene kwito uba wabibonye uba ugiye tubaza abanze mahirwe ntabwo waba ubitewe n'umujinya cyangwa no twabivuganye mbere atako championnat itangira yabansabaga ko bari bamuhaye ngo quelque chose ngo agende ibintu ngibyo turkumva ako babarushije ubushobozi bahita yese niki akora nibiriya nawe nibyo bashaka coach twizere iki mu yindi champion cyangwa se twizere iki muri Kayenzi itakaje umugobo twizere bizagenda neza ikintu nawe ngo mwize nuko next time tuzakora neza cyane nako ngo
natwe turabashimiye yego of course yari match nziza, match yahuzaga Kayenzi ndetse na Victory, aho Kayenzi itakaje ibitego 2-1 bya Victory. Yari Vision Man TV, murakoze.